Ladies and gentlemen, put your hands together for Ibihame Imana. This is Meet Me Tonight. Grand frere. Aha, amashimwe cyane ku nanjye kwa ku kindi gihame. Munangiro zo ubundi mu muco ni gute umuntu asuhuza abantu yaba hostinze. Amashyo. Amashyongore. Ese na amashyongore cyangwa na amashyongore? Ubundi na amashyongore. Amashyongore. Hari n'abantu bavuga ngo amashyongore. Uzuko urumva ntago tuba tubizi. Rero iyi ni Meet Me Tonight ni segment tugira hano muri Gen Z. Tuba dufite abajene benshi bafite talent zitandukanye babahanzi abikorera bari muri field zitandukanye dutumira abantu bafite ibintu bakora twigiraho bakatubwira ukuntu bakora ibintu byabo tugakuramo amasomo dukeneye kandi turabemera ibihame mwabahaye amashyi. Izina Ibihame by'Imana oya tuhere ku izina Ibihame bivuze iki? Iyo zina risobanuye iki? Biva ku nshinga guhama. So ibihame ni ikintu gihamye cyangwa se gikomeye, niho twashingiye twifuza ko riba ari umutwe ukomeye cyane udashobora gusenyuka uzahoraho ibihe byose. Muhita mwita ibihame na inspiration yavuye he? Byaraje gusa tu muravuga ati twe turi ibihame ariko se fali dukundire udutangiza ibibazo tutanibwiye abo turi kumwe. Yo urumva nababwiye ngo nimwe mwagombaga kunyobora umuco muzi ngiye narawize ariko ntawe nzi ikinyarwanda ntago nagitsindaga cyane ariko reka tubanze twivuge turahera cyogere. Ndi cyogere mu bahungu ndi sati basuma ni ngombwa kwitabara ndi nkubito yataganira ndi imanzi baririmbana inyamara y'ikirenga ndangwa n'umudende. Izina ryanjye ni cyogere nkuko mubyumva nkagira izina ry'ikivugo. Icyogere mu bahungu isati basumba ari ryo kivugo cyanjye. Wowe amazina yanjye ni Kanyankore Mucyo w'icyogere nyamuberwa n'inkindi nkabinkeke yabaze inkera ntarimo itera amakenga. Ndi rugaragara mu ngamba ndi imanzi ya rwema ndi rwagazi ryo batonatore. Naguye mu nkone gutunga barezihirwa ati niya kaganda yegwaye niya nkamirwa ganda yikugabenya kugira Imana. Guma. Nanjye nitwa Ndarutse Merci. Hanyuma rero twari tukiri ku kibazo cy'ibihame. Izina nyine inspiration yavuye he? Nakubwiye impamvu yo kwitwa ibihame no kugira ngo muhame. Nurabyumva nawe. Ko ari kugira ngo ribe ari ikintu gihamye kitazigera kinyeganyega kidasenyuka. Nongereza rero ko inspiration yavuye kuri iyo nshinga yaryo guhama. Muri abantu bazi kubyina nibyo navuga imbyino gakondo zacu. Ntago twe tubyina. Mugira gute? Turahamiriza. Muri abantu aha uze kumfasha hanyuma muhamiriza mutabyina turaburana hano. Okay, murahamiriza muri abantu bazi guhamiriza cyane pe. Ese umuntu ashaka kwinjira mu bihame byamusaba iki? Icyambere n'ubushake, icya kabiri n'ubushake, n'icyanyuma n'ubushake. Nta mafaranga yo kwiyandikisha? Ntayo. Icyo twaronkeye ubuntu tugitangira ubundi. Hanyuma rero ikindi kibazo. Uriya mwuga wo guhamiriza watunga umuntu? Yego watunga umuntu kuko utunza abantu. Nanjye barambwiraga ngo ndasetsa. Hanyuma rero iyi Meet Me Tonight hari ikibazo tujya tubaza abantu bose mufite kariyeri zanyu naho mugeze mwubatse mugendeye kuri experience yanyu mu guhamiriza challenge mwahuye nazo nabwo n'ubuhanzi. Nihe nama wagira umuhanzi uri hano cyangwa se undi mujene wari wese uri mu bindi bintu bitandukanye n'ubuhanzi utarisobanukirwa utaribona? Nihe nama wamugira ugendeye kuri experience yawe cyogere na mugenzi wawe? Numva nahera kuri kiriya wabajije ngo ese guhamiriza byatunga umuntu. Inama nagira umuntu wese ufite impano nuko atayijyamo akurikiye kumutunga. Abanza yikunde ayimenye
kumutunga bizaba icy'Imana imugororeye ariko ntazaba ari cyo ashyira imbere. Nicyo kintu nigiyemo ni ukwihangana. Murakoze cyane. Amashyi menshi cyane kuri Cyogere. Inama wagira umuntu wowe ugendeye kuri haso zawe, nakubwo ngo haso mu kinyarwanda ni ngwiki? Hari uwavuga ngo ni ha papa wawe, ntago mvuze haso. Ni imvune nkuko nyanumva babyita ngo ni imvune. Imvune z'abantu. Ugendeye kuri experience yawe, niyo nama wagira umujene uri hano uri mu nzira y'iterambere? Icyambere cyo nuko niba ufite igitekerezo ukakibwira benshi bakacyumva, nuko icyo gitekerezo gisanzwe. Niba ufite impano umenye ko ufite igikomeye, kuko nta shuri ryigisha impano. Ibisigaye no gushirika ubwoba ukemera ukarusimbuka moto. Mwabyumvishe? Mwabyumvise? Mwabyumvise? Ikiganiro rero kumwe n'abantu bazi ikinyarwanda, mba tuze kumvikana n'ingiye we ikiganiro. Ha muntu ufite ikibazo ashaka kubaza ibihame by'Imana? Murakoze. Ngiye nashaka kubaza ibihame byabayeho kuva ryari? Murakoze. Guhera muri 2013. Nta kindi kibazo ra? Nitwa Merci Gasani Nyamamare. Iyo bavuze ibihame ni izina rusange ariko tutazi neza. Kuki mwahisemo mu yandi mazina yose mugahitamo ibihame? Nababwiye dutangira ko ari twashigiye ku nshinga guhama. Abanyarwanda buriya nta jambo bapfa kuvugira ubusa. Buri jambo rifite igisobanuro, habamo no kwizera ko rishobora no kurema. Rero ibihame biva ku nshinga guhama. Twagendeye kuri iyo nshinga twumva ko dukwiye kuba umutwe w'ingabo nziza uhamye utazigera usenyuka. Icyo nakongeraho gato ni impamvu yatumye ibihame bibaho. Impamvu nuko twabonaga ko guhamiriza icyo dukunze cyatangiye kuzamo ibindi. Tuti ni gute twagerageza gushaka dusubiye ku muzi, uwo mwimerere tukawusangiza n'abandi. Intego nyamukuru y'ibihame by'Imana ni ukurema abatoza bazatoza n'ibiragano bizaza. Niko guhama kwahagurukiye ijambo ibihame. Amashyi menshi cyane ku bihame by'Imana. Murakoze. Nashaka kubaza ese mu bihame habamo igitsina gore? Iki kibazo nari nkiteguye cyane. Nkuko twabibasobanuriye, ibihame byaje ari nk'ubutabazi dushaka kongera kuramira ibijyanye no guhamiriza, kuko ariyo shusho cyane cyane igaragara muri uyu muco nyarwanda, niyo shusho mbese ihagarariye uyu muco nyarwanda muri rusange. Rero twifuje kubanza gusigasira guhamiriza, ko twabonaga aricyo gisata kiri kugenda kizamo ibibazo byinshi no gukendera. Nago twirengagiza abashiki bacu, abakobwa bacu tuzabyara n'abo twabyaye, ariko turi gushaka kongera kurema ikindi gisata cyo kwigishirizamo kizahuriramo ibitsina byombi ari hungu na kobwa, ariko mu bihame by'Imana wari umutwe wabayeho nk'ubutabazi, byaremwe byihuse kugira ngo turamire cyangwa dusigasire uko guhamiriza. Murakoze cyane. Nizere ko Kamanda mumuhe mikrofone studio. Ndabasaba nyine muze kudukubitira nk'umuhamiriza umwe. Mushaka nkubaterere rwose. Icyo ni ikibazo? Ni icyifuzo. Nangize ngo urabivanze. Banzuze hano uyobore. Uwonzi ntago nzi kurangiza. Kandi koko pe. Ndahita mpagarara inyuma, ndagwa nongera kugwa mu nka. Ako buriya kugwa mu nka, kukimugwa mu nka mwana? Zibishe byagenda bite? Niki wigeze wumva kiruta inka se? Inka ziza n'umubyeyi wawe zigatuma ubaho. Aho ngaho uransinze. Nanjye kugusubiza ngo inzovu ariko ndabiretse. Amashyi cyane ku bihame by'Imana. Nkuko babivuze rero bagiye kuducishirizaho
Ako ko mudakuraho muhaguruke ntabwo muri buncika tutabyina. Ibihame by'Imana biri hano byose bitwegere. Ibihame mutambuke duhamirize. Wongera inyana